Buhaye ikaze kabisa n'umupira umaze iminota 13 utangiye nitwa Irapiza Arsene Majestro atasa abasore kipe Raspor asamuka reka ture contra attack basamuka neza cyane Sonika Pasco Azizi pasane kuranya atanga passe reka turebe arayuhindukiza neza cyane kwa Richard ndashimira Richard uyu n'umurundi atanga passe ari ku muzamu Dauda Ibrahim Balena umuzamu ikipe ya Bugesera umupira ufata neza cyane nabyo gutinda reka turasunika passe muri defense ikipe ya Bugesera iracyadukunda Eri sunika passe kwa Ganijuru sunika passe kwa Mucyo Dide Junior barakinira muri defense ikipe ya Bugesera atanga passe dore nguko barasamutse tongrenga umurongo w'ikibuga renga umurongo ugabanya ikibuga kabiri atase abanyabugesera Football Club barazamuka reka turebe sunika passe kwa Faruku Ruhindu atanga Kari mukanya gato turaje twinjire mu ikipe ya Rayon Sport ifitemo amakuru menshi cyane nagire aho ujya tugiye kumanuka dusesengura amakuru agiye atandukanye hano mu Rwanda banyitarikale amakuru ya Rayon Sport tugiye kuyava imuzi n'umuzingo kabisa na amakuru ya Rayon Sport mu Rwanda championa iraba itangira mu minsi iri imbere nyuma y'uko igikombe cy'amahoro kibaye kirangira yes kabisa n'amakipe agiye atandukanye azagenda azamuka mu kibuga tuzagenda tuyagarukaho kabisa bakunzi ba Kiopi twongeye kubasuhuza hano turi kumwe n'umwana ufite impano tusangiye tugusuhuza amakuru ni meza cyane witwa nde nitwa Irabizi Arsene ngo ufite impano mfite impano cyane ni impano ijyanye n'ibiki ni impano iryanye no kuvuga amakuru kuba umunyamakuru kogeza imipira igiye itandukanye yaba yo mu Rwanda ndetse no ku mugabane w'Uburayi byose urabivangavanga byose ubwo se byose ubihuza gute kandi kimwe kiri ukwacyo ikindi kiri ukwacyo nimba uri umunyamakuru wa siporo iyo uvuze amakuru y'imikino imikino irangiye kuyivuga uko usesengura uko match yagenze hakurikiraho na match ukayogeza utuye he nuye mu karere ka Bugesera umurenge Nijuru ubwo se nimbo ari impano ufite nta kazina ukoresha kajyanye n'iyo mpano yawe izina ndarifite n'amazina menshi cyane nta rimwe wahisemo se rimwe nahisemo ni Maestro wise ari Maestro nitwa ubwundi bazira biza Arsene Maestro none se kogeza imipira ni iyo mu Rwanda ni iyo hanze ni iyihe umupira wose ubaye akenshi nkunda kogeza iyo mu Rwanda ariko no ku mugabane w'Uburayi ndayogeza cyane ujye ugerageza mu Rwanda se umuntu ikipe yose umuntu yavuga washobora kogeza cyangwa hari iyo wireferaho cyane nk'ikipe nka APR Football Club na Rayon Sport nk'ikipe ya Bugesera nkunda kureba cyane n'amakipe nakogeza nkunda kureba cyane ha Bugesera ni iwanyu birumvikana byo ntibyabura birumvikana none se nk'umuntu avuze ngo wenda ngo wogeze Gicumbi na Bugesera cyangwa se Marine na Bugesera ntago cyase Rayon Sport na Bugesera Rayon Sport byo na Rayon Sport ndakeka wabo bize Rayon Sport na Bugesera nibyo byamfasha cyane nibyo APR se na APR nayo wenda nka APR na Rayon Sport APR na Bugesera Rayon na APR gutyo match nk'izo mu busanzwe mu Rwanda ufaniye kipe Rwanda nifanira Bugesera dore kandi iyo mvukamo yumvikana imbere ya Bugesera fanaga yiheze mbere yo gufana Bugesera nakuze ku myaka yanjye 9 nisanga nafanye Bugesera Bugesera ku mwanya wa kangaho ubu
ubu Bugesera ejo yakinye umukino itsinda ikipe ya Kiyovu 2-1. Bugesera urutonde meruka kureba twaratangiye kwitwara neza kuko returu twabijemo neza, twatsinze Rayon Sport, twatsinze APR, twaranganyije Erimereke, Hilal twarakinye. Kipe ya Bugesera urutonde ubu ndakeka nubwo natarebye neza ubu iri mu makipe 8 ya mbere. 8 ibitego by'ejo bya Bugesera byatsinzwe nande ntago nakurikiranye neza match ntago wayirebye ntago nayirebye ntago nabashije kuyikurikirana. Ubwo iburayi ho iyo ufana birigaragaza. Iburayi ni Real Madrid, muri Espagne mu Bwongereza ni Arsenal. Iburayi ni nk'iyi ekipe wavuga ngo woshora kuyogeza kumva biri kujyamo neza. Ikipe Arsenal ku by'umwihariko kuko ariyo mfana, ikipe ya Real Madrid muri Espagne, ikipe ya Man City mu Bwongereza na Manchester United, n'amakipe nakogeza bikagenda neza kuko muranyareba kenshi. None se nimba ukurikirana football yo mu Rwanda urabona ihagaze? Football yo mu Rwanda rero tugereranyije n'ibyo twumva bakuru bacu bavuga mu gihe tutari twakavutse, football yo mu Rwanda urabona ko nyuma yuko abaperezida benshi bagiye bacaho bayobora umupira w'amaguru, federasiyo, ayo ministeri, ubona ki umupira w'amaguru uri kugenda uzamuka werekana gake ariko kari kugenda kazamuka, ariko nitwe twagera ku rwego rwa Tanzania, ariko n'u Rwanda biri kuza neza cyane. Nose nimba ukunda ibintu by'imyidagaduro reka nkubaze ikibazo. Ubu ikipe ya mbere muri shampiyona y'u Rwanda ni iyi? Iya kabiri se? Ikipe ya mbere iri kuyobora urutonde, ikipe ya mbere ubu ni Hilal, ni ikipe yavuye muri Sudani, ni ikipe iri gukina shampiyona y'u Rwanda, ni iri ku mwanya wa mbere, ikurikirwa na APR Football Club. Hilal irarusha amanota ngahe APR? Hilal ubu yamaze kugira APR Football Club nyuma yuko inganyije na Etincelle kuri match iheruka. Ikipe ya APR yagize amanota 43. Ikipe ya Hilal kandi irayirusha amanota agera kuri 3, ifite n'ikirarane. None semo wavuze ko ushobora no kuvuga n'ibintu by'amakuru. Ni uwe munyamakuru mu Rwanda wireferaho? Umunyamakuru nireferaho ni abanyamakuru kari benshi. Umwe uvuga amakuru nta kibazo. Na sport n'ubundi. Umunyamakuru ku makuru ya sport rero nkunda cyane ukuntu yavuga. Umunyamakuru bita Ricard ndamukunda cyane. Akorera iki kinyamakuru? Akorera SKFM. Urakurikira. None se turi gutanya na waje wenda ikipe wireferaho kuba wavuga ngo ugiye kogeza ukumva nawe uri kubibasha neza. Wavuze Bugesera na Rayon Sport. Geragezaho wenda nk'amasegonda 30. Yes, kabisa reka nongere mpayikaze kabisa muri match y'ikipe ya Bugesera n'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Bugesera yakiriye ikipe ya Rayon Sport Football Club no munsi wa 16 wa shampiyona y'ikiciro cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Guhaye ikaze kabisa n'umupira umaze iminota 13 utangiye. Nitwa Irapiza Arsene Majestro. Atasa abasore ikipe ya Rayon Sport basamuka, reka ture contra attack basamuka neza cyane. Sonika Pasco Azizi Pasane Kuranya atanga pasi, reka turebe arayuhindukiza neza cyane kwa Richard. Ndashimira Richard, uyu n'umurundi, atanga pasi ari ku muzamu Dauda Ibrahim Balera, umuzamu ikipe ya Bugesera, umupira ufata neza cyane nabyo gutinda. Reka turebe Sonika pasi muri defense ikipe ya Bugesera, iracyadukunda Eri. Sonika pasi kwa Ganijuru, Sonika pasi kwa Mucyo Didier Junior, barakinira muri defense ikipe ya Bugesera, atanga pasi dore nguko barazamutse renga umurongo w'ikibuga, renga umurongo ugabanya ikibuga kabiri, atase abanyabugesera Football Club barazamuka. Reka turebe Sonika pasi kwa Faruku Ruhindu, atanga winner Abanyabugesera bose the winner. Abanyabugesera bose the winner. Bugesera the winner.
urakoze. Wavuze ko nibura ujya ugerageza cyane. none se ujya ukurikirana urubuga rw'imikino? Urubuga rw'imikino ndarukurikirana cyane mu gihe navuye ku masomo. Ukunda kumva urw'ihe radio? Urubuga rutangira saa 4 rukageza saa 8 rwa SKFM urukiko rw'ikirenga. Kwa Rikari nanone kandi. Ni Rikari n'ubundi abarimo Lorenzo Christian Musankapfura na Isa Kazunkreva na mwenyewe nyira wa SKFM Karenzi. Ubu wiga mu kangahe? Niga mu gatatu. Mu gatatu secondaire. None se wumva impano ufite ko urayifite byo pe birumvikana. Ijwi ufite n'ibintu bijyanye no kogeza wumva bifitingana? Ijwi ryo nizeye ko ndifite n'utuntu duto tuburaho two kwitaho nyine kugira ibintu umuntu wabigira umwuga nindangiza kwiga. Ijwi ryo numva ndifite, wenda nuko umuntu abatabonye ibintu bihagije kugira ngo ube wagira iryo jwi rikomeye cyane kugira ube wakogeza 90. Ariko ijwi ryo ndarifite, numva nzaba umunyamakuru ukomeye cyane. Urumva pe ugomba uba umunyamakuru? Cyane cyane. None se ko hari igihe usaba mu masection ushaka kwiga ari ugasanga mu byo wasabye ntibakohereje, ntibaguhitiyemo ibijyanye n'ibyo weho wifuza, umunsi baguha ibyo utifuza uzabigenza ute? Ibyo nabyiga ariko nyuma nkaza gushaka nk'ukuntu naba ndangije nka kaminuza nkashaka ukuntu nasaba ibyo bintu bijyanye n'itangazamakuru. Reka tuvuge kwenda bakujyanye mu bwubatsi muri construction, wava mu bwubatsi ukajya no kuba umunyamakuru? Ubwubatsi nabwiga nkiga iyo section narangiza nkajya no kwigura mu itangazamakuru. None se kuri joro wavuze ko iwanya ari kuri joro, ibikorwa bijyanye n'imyidagaduro ubona bimeze bite? Ibijyanye n'imyidagaduro football cyangwa imyidagaduro ku muziki? Oya, ku imyidagaduro na football. Football ubona ko umurenge nagugira kure cyane muri Murenge Kagame Cup round ya kabiri uba wavuyemo, ariko umurenge ubona ko uko abayobozi bagenda basimburanwa bigenda bihinduka. Umuyobozi w'umurenge umwe araza agategura ibye n'undi akaza agategura ibye, amara kugenda ugasanga bisubiye hasi. Ariko nizeye umurenge urakina, abagore barakina, wenda nta majunior menshi abamo ariko abamo. Ubona ko ntago duhagaze cyane nk'abo mu mujyi kuko n'ibibuga ntago ari byinshi, ibikorwa remezo ntago ari byinshi, ariko imikino iraba. Gitifu w'umurenge wanyu ubu yitwa nde? Tifu w'umurenge bamuzanye vuba, ntago wapfa kumenya ukuntu yitwa. Amaze nk'igihe kingana iki? Ariko yitwa Vitali, ntago amaze igihe kinini cyane, nta n'umwaka urimo. Nese ko waruvuze ngo ntago urizi? Nuko nyine hari ukuntu utashaka umuyobozi w'umurenge atari yaza mu nteko na rimwe kubera atari yamara igihe kinini. Ariko ukumva nyine nk'uko waba ugenda ugaca ku bantu ati Vitali niwe batuzaniye. Ubu heruka kureba umupira ryari? Umupira wo muri quartier cyangwa iburayi cyangwa wa shampiyona y'u Rwanda? Shampiyona y'u Rwanda APR na Bugesera nari mari emejo bundi. Match yabaye ryari? Match itariki ntago nazibuka neza, ariko ntago hashize igihe kinini nuko ari muri retour. Ko none se wabwiye ko Gitifu wanyu w'umurenge yitwa Vitali, niki wamusaba ku bintu bijyanye nyine n'impano z'abana bo muri joro? Ndakeka atari ubwo weho wenyine? Ntago ari njye nyine, hari aba football, hari abo indirimbo bo guhanga bashakora indirimbo benshi babahari. Niki wamusaba nyine kuri izo mpano zanyu ziri muri joro ku buryo niki yabafasha nyine ngo zigaragare? Ikintu cya mbere nsaba nuko wenda bashiraho nk'abana urubyiruko bagashiraho nka club zigiye zitandukanye zo kwerekanamo impano, bagatanga n'ibihembo. Utsinze wenda bakareba ukuntu bamusapotinga, dore ko ubushobozi batari bwinshi ku bintu bijyanye n'amafaranga, wenda bakamurira nk'ishuri, hari ukuntu utsinda ukabona ishuri rikomeye ariko amafaranga akabura. Hashize igihe kingana iki se uzi ko iyo mpano yifite? Ni kera cyane, ariko guhera nka 2020. Ubwo imyaka 6? Ufite imyaka ingahe?
mfite imyaka 17. ubwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Ubwo urumva ko yari 11. icyo gihe ubwo ku myaka 11 hari umukinnyi n'umwe wari uzi? Oya, abakinnyi nari mbazi cyane kuko natangiye kureba igikombe cy'isi cya 2018 ntabwo nari nakagize ubwenge bwinshi cyane ariko naragikurikiranaga kuko televiziyo twari dufite umuturanyi uyifite. Cyaberaga mu kihe gihugu? Igikombe cyaberaga muri Burusiya. Mu Burusiya. Cyatwawe n'ihe kipe? Cyatwawe n'Ubufaransa butsinze ibitego 4 kuri naho nibuka neza ariko bwatsinze ibitego 4. Ubufaransa. Cyo genda byibuka kari nabwo bwigeze gukuramo Argentine dore ko ariyo mfana Lionel Messi arababara cyane. Buriya ni finali ejo bundi yabaye igikombe cya Afrika giheruka cyabereye. Urabona ko Messi yaraje afite imbaraga nyinshi cyane ngo yihorere ku Bufaransa dore ko nabo bwaramusezereye. Rero icyo nagusabira nyine ubwo Imana izagufashe, Imana izamuke, ubwo nibyo wasabye Vital ndakeka nabona ikiganiro nazabyumva cyangwa se nimba n'icyo wanasaba meya wanyu yitwa nde? Mutabazi Richard ndamukunda cyane, ayobora neza, agera ku baturage ikintu tumukundira. Uheruka kumubona ryari? Nameruka kumubona yari yaje ku ishuri. Ni ikigo nigaho kibaho umushinga, uwo mushinga ariko cyane cyane bari baje mu bintu bya FPR kuko batanze inka, batanga umuceri, batanga amamatora. Nibwo namubonye. Ashize nk'igihe kingana iki? Yari 2025. Mu rugo rero uherutse kumubona. Wamusaba iki? Meya ikintu namufasha. Uramutse uhuye na meya wamusaba iki? Kuko dore ikintu namusaba meya mu karere kacu no mu murenge wa Juru nta muntu ukomeye cyane tugiramo wagiye ikintu yasaye umurenge nk'ubu uzave mukomere rero. Nanjye nibyo nifuza ni najye shaka mba mfite byo kugira nzatera imbere kujya ku murenge wacu mwamamaze umenyekane. Umuhuye duhuye ikintu cya mbere nababwira agateza imbere impano ziri mu karere ka Bugesera na siporo muri rusange. Nicyo kintu namusaba mbere na mbere. Ariko mufite ikipe numva n'ubundi bwo musanzwe muteye imbere wenda nuko wenda batajya wenda begera abana bo hasi simbizi nimba batabegera. Tudemi nyine mu mujyi wenda nk'umujyi wa Nyamata ahantu hari imijyi ho usanga utudemi duhari tunakomeye ariko hirya nyine ariko Nyamata ifite maison de jeunes. Biba bihari ibigo n'iby'amashuri birakina ariko usanga mu byaro ya mirenge ifite ibice by'ibyaro. None se nimba ari turuna y'amashuri mwe ntago bigerayo? Nimba ari turuna si y'akarere se abari y'akarere? Akarere bigerayo ariko usanga n'abadiregiteri batabihaye agaciro cyane. Ikipe ntiwasanga nk'ubu natwebwe ikigo cyacu kirakomeye muri vore, ubu kiri ku rwego rw'akarere, kirizakira umukino wa nyuma ndakeka ariko finali kuwa 3 ku rwego rw'akarere. Nibwo ndakeka tuzayikina. Ikigo cyawe ni ikihe? Kingo nibagita Jess Katarara. Ndanasuzuma diregiteri wacyo ndamukunda cyane. Ubwo ntabwo ari ruswa utanze? Oya, diregiteri turumvikana kuko turaganira cyane kuko n'itangazamakuru ryo mu kigo n'ingi uri kuriye. Urumva ahubwo kariyeri warayitangiye? Narayitangiye cyane. N'uduceri natangiye kudukorera nuko aba ari duke nk'umurenge, match z'umurenge mfata akamikoro nkajya kogeza. I Burayi ntabwo waduhayeho sample. Gera nk'ikipe imwe Real n'indi kipe ushaka? Reka nerekemo Real na Arsenal. Harya ngo Ricard niwe wireferaho? Ricard niwe umunyamakuru nemera cyane. Ko numva utogeza nkawe? Ricard ntago akunda kogeza, wakunda gusesengura umupira wo mu Rwanda. Wogeza nkandi ubwo wowe? Umunyamakuru wa mbere nkunda mukogeza amwita Axel Rugangura. Axel Rugangura ubwo uvuga nkawe? Kuki se atari we ukunda ugakunda Ricard? Oya, buriya hari umunyamakuru mukogeza nakunda Ricard. Ngaho sesengura amakuru, kuvuga ku by'amakuru twumve kuvuga nka Ricard. Nka Ricard
Mukanya gato turaje twinjire mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport ifitemo amakuru menshi cyane. Nagire aho ujya tugiye kumanuka dusesengura amakuru agiye atandukanye hano mu Rwanda. Banyitarikale amakuru ya Rayon Sport tugiye kuyava imuzi n'umuzingo kabisa. Na amakuru ya Rayon Sport mu Rwanda, shampiyona iraba itangira mu minsi iri imbere nyuma y'uko igikombe cy'amahoro kibaye kirangira. Yes kabisa n'amakipe agiye atandukanye azagenda azamuka mu kibuga, tuzagenda tuyagarukaho kabisa. Urakoze.